Tubashimiye ko muri kutwumva. Itabi n'uruhare mu kwangiza ubwonko. Ubushakashatsi bwashyize ahagaragara ko abantu banywa itabi bafite ibyago byo gutakaza 1/3 cy'ubushobozi bwo kwibuka buri munsi ugereranyije n'abatarinywa. Ibi ni ibyatangajwe n'abashakashatsi muri kaminuza ya Northumbria yo mu bwami bw'Ubwongereza. Ibyatangajwe n'aba bashakashatsi bikubiyemo ko abagizwe imbata no kunywa itabi hari igihe kigera bakaba hari ibyo badashobora kwibuka mu byababayeho cyangwa bakoze mu gihe runaka cyatambutse. Mu nkuru y'ikinyamakuru The Daily Mail bavuga ko ubu bushakashatsi bwakorewe ku bantu bari hagati y'imyaka 18 na 25 harimo abanyeshuri biga muri za kaminuza. Mu gihe ubushakashatsi bwakorwaga ababukoreweho basabwaga kugira icyo bibuka nk'indirimbo zaba zaracuranzwe mu birori bitabiriye ndetse n'utundi tuntu babaga barigeze kumenya dushingiye ku bumenyi rusange abantu benshi bakunze kwibuka. Abantu banywa itabi babashije kwibuka bike bishoboka kuko abibutse byinshi bagejeje kuri 99% by'ibyo basabwaga gusubiza. Abanywaga itabi bakaza kurireka bo babashije gusubiza kugeza kuri 74%, naho abatarigeze banywa itabi bo babashije kwibuka kugeza kuri 81% by'ibyo basabwaga. Dr. Tom Heffernan wayoboye ubushakashatsi muri kaminuza ya Northumbria ku bufatanye n'inzobere mu by'ibiyobyabwenge bavuga ko ibyo ubushakashatsi bwabagaragarije bazabyifashisha mu gukangurira bene aba bantu basaritswe n'itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge kubireka, babereka ingaruka zabyo ku buzima bwabo. Dr. Tom Heffernan akomeza avuga ko mu Bwongereza habarirwa abantu basaga 10,000,000 banywa itabi na 50,000,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akomeza avuga ko ari byiza kumenya ingaruka itabi n'ibindi biyobyabwenge bigira ku mitekerereze n'umubiri w'umuntu muri rusange ku buzima bwe bwa buri munsi, by'umwihariko ku bwonko. Umwaka ushize Dr. Heffernan yayoboye ubundi bushakashatsi bwigaga ku binyobwa mu rubyiruko rugeze mu bugimbi n'ubwangavu adolescence n'ingaruka bigira ku bwonko bwabo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abafata bene ibi binyobwa biba bikarishye badatekereza ko baba bananiza ubwonko bwabo. Nadusore ikiganiro cyacu naho ubutaha ku ishuri.